Kongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Uyu ni wa mwanya tubagezaho inama y'icyumweru uko mbitekereza. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu iravuga iti menya icyo ushaka mbere yo kugishaka. Benshi mu buzima bavuga ko akazi kabi gahesha keza, abandi nabo bakavuga ko iyo utarabona icyo ushaka ufata icyo ubonye. Nyamara biba byiza iyo umenya icyo ushaka mbere y'uko ugishaka, kuko igihe uzajya gukora akazi kabi hari igihe uzakuramo ingaruka zizakubuza gukora ka kandi keza uzabuharanira. Kandi ikindi, gufata icyo ubonye bishobora nabyo kuba impamvu yo kuzakubuza kuzagera kuri cya kindi washakaga, cyangwa cya kindi washakaga ukakibona waramaze guhitamo icyo wari ubonye. Mu buzima ntitugatangira urugendo tutazi iyo tujya, kuko iyo dutangira urugendo tutazi iyo tujya akenshi uzahura na benshi bazakuyobora nabi bakakuyobya. Hari n'igihe uzisanga warenze iyo ujya bikagusaba gusubira inyuma. Icyo gihe cyose uzaba uri gutakaza umwanya wo gukora uharanira cya kindi ushaka. Kandi burya icyo ushaka iyo wakimenye, imbaraga zose niyo wazitakaza ugishaka ariko ukizi, kuko bavuga ko bishobokera uwabishatse.